ubona usigaye wenyine mu muryango w'abana 6 nabo ugasigara igisenzegere maguye ahantu hose baguciye akaboko bagutemye izuru bagukuye mu ijisho utavuga ngo hari umuryango nsigaranye ko nta nubwo no kwica abantu gusa ko n'amafoto barayatwitse kuvuga nta n'ifoto n'imwe mfite nuko ngewe kubera uko bari bangenje banteye n'amacumu mfite n'amacumu 2 mu mbavu ufite na mpungano y'umwanzi ku rutugu rw'ibumoso mfite n'umupanga w'umunyarwanda nyuma y'umutwe nge nanjye numvaga ntacyo bimaze gusigara ariko banze kunyica ko byarukungirira neza kuri bo n'ubundi nari bupfe bagira ngo mfe buhoro ntago bari bazi ko nshobora kwandika n'akaboko kamwe bari bazi ko nshobora kwandika n'ijisho rimwe none igitabo cya mbere cyanjye kimaze kuba mu ndimi 5 niyo nagira icyomba ntago bazatemagura ibyo nanditse ari uko bihagaritswe n'inkotanyi iyo zitabaho se n'abasenga Imana tujye twibuka no gusenga inkotanyi iyo Imana niyo yazikoresheje mu ntege nkeya zaje zifite isi yose ari wenda yonyine tuvuga iyi kanzu ya mama wawe y'umutuku ni kanzu iki isobanuye iki iyo kanzu ndayibuka kubera ko bamwicane yari yambaye abantu bakuru se ndabarusha iki ko aribo banabizi kundusha iyo ari umwana wa 15 ariko umwana ntashaka kumenya ntacyo ntazakora ngo mubwize ukuri undi nyuma tiramo ufite abana bangahe ubu ngubu mfite umwana umwe umuhungu afite imyaka ingahe afite imyaka 3 wow nta mahwa yitwa Etani Muzigura neza gikomeye cyane madamu yitwa nde yitwa Jeanne se kureba kakaboko baciye kashibutse yajisho bakuyemo Etani afite amaso yombi nta nkoba afite amaboko 2 ubwo urumva se ntarihore imizi none se bantemaguye ahantu hose bibagiye kwica urumva irakora nayo irandika nose ntiyanditse Imana irakora kandi irandika kuko niyirema Imana niyirema yandika no mu kwa 4 cyane irarema kandi irema igihe cyose hanyuma check 1 2 they got it going on homie let's do this yes bite nizeye ko meze neza cyane nizere ko Uwiteka Imana akomeje kubaramburaho ibiganza iyo ngiyo niyo nsuzanyo yanjye muri Ali Studio On Air ni ikintu gikomeye cyane rero buryo watekereje Imana n'ibindi byinshi biba bishoboka mu buzima reka rero nongere mbaye ikaze muri Ali Studio On Air nizera ko nkuko bibabwiye Nyagasani Imana akomeje kubaramburaho ibiganza hanyuma uyu munsi ntago ndi butinde cyane muri introduction ntago ndi bujye mu bintu byinshi cyane kuko nagize amahirwe uyu munsi nkuko nabibabwiye ubushize muri Grand Rapid mu kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi nagize amahirwe yo guhura n'abantu benshi nifuza kuzahura nabo mu buzima bwanjye hari abantu benshi najyaga mbona nkabona ibikorwa bakora nkabona imbaraga bafite ndetse nanjye nkifuza kugira imbaraga nk'izabo kugira ngo dushobore kugumya gufasha igihugu cyacu cy'u Rwanda no kucyubaka no kurushaho kugiteza imbere uyu munsi nagize amahirwe guhura n'umwe mu bagabo nifuza kuzahura nabo bamwita Reverie Rurangwa n'umwanditsi w'ibitabo n'uwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse n'umwe mu bantu bazwi cyane bagira uruhare mu gutuma amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 adasibangana muri iki gihe narabibabwiye muri iki gihe bigano byinshi nsigaye nkora hari abantu bahindutse babumva bayasiba ku munsi ku manywa y'ihangu nk'ahari ibintu byaguye nta bantu bari batabireba ariko iyo ugize amahirwe guhura n'umugabo nka Reverie umugabo nka Rurangwa n'umugisha ndetse no kumugira mu kiganiro nka Ali Studio On Air Reverie urahura komeye neza mumeze mute hakurya aho turakomeye tuba hano muri Amerika ubwo na hakurya bahita ubwota amasimbira uvuye muri Amerika ubwira umuntu wo hakurya za Burayi naho ni ubwota amasimbi kuko buriya narinzi ko ubwota amasimbi bivugwa n'umuntu uri mu Rwanda ashaka kuvuga umuntu utari mu Rwanda
hari ahubwo niho igota amasimbi kurusha nini ahangaha ko tugira na snow nyinshi kubarusha. Ambo harya uri muri Suisse? Ndi muri Suisse. Muri Suisse bamo snow nyinshi cyane imisozi. Ntabwo jya wumva ngo bavuga ngo la Suisse de l'Afrique iyo bavuga u Rwanda kubera u Rwanda rufite imisozi ya Suisse neza uzarebe no ku ikarita bijya no gusa ahubwo ya kera bajya bavuga ngo u Rwanda ni ubusuwisi bwa Afurika. Yes, reka wenda dukubitira imbere ndabizi nzagusaba rimwe nzagusure mu Busuwisi ngewe mpaguruke nze untembereze tuganire birebire. Ni karibu rwose. Ariko wihangane ufite amateka menshi yo kuganiriza urubyiruko, ufite byinshi byo kubwira urubyiruko rw'ubu n'isi, ntago ari urubyiruko gusa n'isi n'umuntu uwo ari wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ariko kugira ngo ntangirane nawe ngiye guhera ku magambo yawe yavuzwe hirya no hino ku isi, ni nka quote yagiye igaruka cyane ishengura imitima y'abantu benshi cyane. Hari wavuze ati all I wanted was for them to finish me off. Iri ni ijambo rizwi cyane ati icyo nanyine mu buzima bwanjye icyo nashakaga nuko ngiye banyica bakankuraho nkagenda. Ni amagambo akomeye cyane ababaje umutima. Kubera icyo aya magambo Reverien? Aya magambo ubona usigaye wenyine mu muryango w'abana 6 nabwo ugasigara igisenzegere bimaguye ahantu hose, baguciye akaboko, bagutemye izuru, bagukuye mu ijisho, utavuga ngo hari umuryango nsigaranye, ko nta nubwo no kwica abantu gusa ko n'amafoto barayatwitse, kuvuga nta n'ifoto n'imwe mfite nuko ngewe kubera uko bari bangenje banteye n'amacumu, mfite n'amacumu 2 mu mbavu, mfite na mpungano y'umwanzi ku rutugu rw'ibumoso, mfite n'umupanga w'umunyarwanda nyuma y'umutwe. Nge nanjye numvaga ntacyo bimaze gusigara, ariko banze kunyica ko byarukungirira neza kuri bo n'ubundi nari bupfe, bagira ngo mpfe buhoro bakoreye ubusa kuko uyu munsi nyuma y'imyaka 32 ndacyahagaze, nabashije kwiyubaka, shaka, ndanabyara. None gitangaje n'imfura yanjye ivuka mu kwa 4 mu gihe twibuka. Wow. Ubumva rero unahisemo ubuzima. Numvishe ko ngomba kubaho ubuzima bw'abantu benshi, bw'umuryango wanjye wari ugiye kuzima, abuze gato ngo uzime. Ndavuga nti rero nibaje ibibazo byinshi, ntiyo ababyeyi banjye baza kumenya ko nzarokoka n'iki bari kunsaba. Ntabwo mpamya ko bari kunsaba ngo nihorere, ahubwo ubu ngubu kwihorera kwanjye ni ukubaho. Noneho nanashibutse ubu ngubu niyo nagira icyomba, abana banjye, umuryango uzakomeza ubeho. No kwihorera kwanjye ni ukubaho, nkabwira abanjye ntigeze mbona umwanya wo kubabwira ko mbakunda ku myaka 15, ababwira ko batazimye, ko batasize ubusa imusozi. Numva rero ni kwa kundi numva aricyo nabamarira, bavuga ko babayeho, nanone kukwereka bariya bangize gutya ko abanye batazimye nkandika, ko ntago bari bazi ko nshobora kwandika n'akaboko kamwe, bari bazi ko nshobora kwandika n'ijisho rimwe. None igitabo cya mbere cyanjye kimaze kuba mu ndimi 5. Niyo nagira icyomba ntago bazatemagura ibyo nanditse. Rero
ni igihango nahaye niyo nacitse intege ntekereza abacu nkababwira muracyariho ntabwo mwazimye ahita nibuka n'amahirwe bamwe yanjye ifite uko nasigaye njyenyine ariko hari imiryango myinshi nzi yazimye burundu niyo mpamvu nafite uburenganzira bwo kwiriza iyo ntekereje nk'iyo miryango idafite umuntu n'umwe kandi bari umuryango agasigara ubusa nubwo nanjye nasigaye ndi njyenyine ariko ntabwo nirengagiza amahirwe mfite umuryango wanjye ufite kuba nkiriho ntabwo bari bazi ko nzabaho nyuma y'imyaka 32 ntera imbaraga urukundo rw'abacu nabashije kubwira ko tubakunda bakiriho ikintu ni uguharanira ko ibyabaye bitazasubira ko jenoside ni ikiza ko umuntu aguhora ko wavutse aho wahisemo n'abahutu ntabwo simpamya ko bahisemo ubuhutu buri muntu wese afite uburenganzira bwo kubaho yes aho ugarutse ku gitabo ati baranyishe bazi yuko nzagenda burundu ariko banciye akaboko ariko akasigaye karanditse rwose ni igitabo yavugaga ni iki ngiki mfite imbere yanjye akaboko kandi karanditse ni koti ikomeye cyane kandi iki gitabo cyitwa Genocide My Stolen Rwanda ati Jenoside igihugu cyanjye nibwe cyase nabuze Reverie ntabwo ndi bugusubirishemo ubuhamya bwawe bwo muri jenoside kuko umaze kuvuga kenshi wagiye ubuganira n'ahantu henshi cyane hatandukanye ariko reka tugaruke na gato kuri kino gitabo cyawe ni igiki noneho umuntu aguze kino gitabo cyangwa se agisomye agiye kurebamo agiye gusangamo nagiye gusangamo kuko ni ubuhamya kuvuga ibyabaye no kurwanya abapfobya jenoside yakorewe abatutsi kuko n'ubu baracyahari cyane hari n'abayipfobya baravutse nyuma yayo yavuga ngo ntibizongere never again cyangwa se mu gifaransa plus jamais ça ni indirimbo ngomba kubirwanya kubera ko nta n'umwe nifuriza kubaho kw'ibyo n'abatutsi twabayemo yabaho ntekereza ku rubyiruko rw'ubu ngubu nirwo Rwanda rw'ejo rugomba kumenya kwirinda kwanga umuntu kubera icyo ari cyo yewe nanze umuntu ushobora kukwanga nta n'ubwo no kukwanga ushobora kukwirinda kubera amafuti wakoze ariko se impinja bicaga zari zakoze aya mafuti abasaza se bari bakoze aya mafuti abantu babaye capable yo kwica amanywa nijoro akamara amezi 3 nabwo ari uko bihagaritswe n'inkotanyi iyo zitabaho se n'abasenga Imana tujye twibuka no gusenga inkotanyi iyo Mana niyo yazikoresheje mu ntege nkeya zari zifite isi yose irebera yatereranye ngerageza kwibagirwa gatekereza abacu bijya ngo rukundo nyarukundo ubonye umwana ashonje ntago narya mbere ye byose kuvuga niringiye icyizere ko azongera ukundi iyo umuntu asomye igitabo cyawe ntabwo wenda reka ngaruke kuri chapitre imwe yonyine mu gitabo kuri page yayo ya 40 ni chapitre ya 6 cyangwa se chapitre 6 wanayihaye na title uyita ngo My Mother's Red Dress. Iyi chapitre iragaruka iki ariyo wenda yonyine tuvuga iyi kanzu ya mama wawe y'umutuku ni kanzu iki isobanuye iki? Iyo kanzu ndayibuka kubera ko bamwicane
yari yambaye n'ubu ngubu no mu mutwe wanjye nubwo nta foto nsigaranye ariko iyo kanzu na n'ubu ndayibona nuko nashaka kuyipretinga ngo nzereke abana banjye uko basaga uko byanga bikunda nibakura bazambaza ati kuki ntagira abasogokuru nk'abandi bana tubari hehe we ngomba ko basobanurira kandi sinzababeshya burya mu buzima ntukabeshya umwana bakumubwiza ukuri nuko niyo utabimubwira abo ngubu na media n'iki azasoma n'ibitabo abimenye ugomba kumenya ukuri ukamenya no kwirinda abarwanya ukuri kandi abenshi abo ngabo babikoze bibona kugera n'uyu munsi bakiyihakana babonye na okaziyo basubira tera ubwoba kugera uyu munsi nubwo umusaza w'imyaka 48 nzayigira ejo bundi mu kwa gatandatu muri jenoside nafite 15 ariko mu mutwe wanjye simba nshaka kuba umuntu mukuru kuba adulte kubera iki kubera ko umwana w'imyaka 15 Sibomana Simoni wanyiciye umuryango wantemye yari umugabo ukuze wazaga mu rugo w'umubyeyi nubahaga umuntu w'umubyeyi wabyaye akajya kwica abana akica abakecuru kandi yarabyaye noneho akuziza uko wavutse ngewe niyo ngiye gutanga ama conference ni gake cyane nemera kujya kuyaha abantu bakuru se ndabarusha iki ko aribo banabizi kundusha yari umwana wa 15 ariko umwana ntashaka kumenya ntacyo ntazakora ngo mubwize ukuri undi nyuma tiramo cyo babona ariko yamenye ukuri ko hari umwana ushaka kubigwamo kubera ko atamenye ukuri ngo ni kuvuguta umuti mu ntege nkeya zanjye umwanzi yansigiye zagerageza uko nshoboye yenda ntago imitwe yose nzayifungura ariko ntazabamo n'umwe uzamenya ukuri reka ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 gusoreze kuri kino kibazo reka twibanda cyane ku bayikoze cyangwa se dusaba abantu kubana no mu mahoro ahubwo twibagirwa cyane cyane uriya wundi warokotse jenoside ariko kugeza n'uyu munsi nawe agifite ibikomere yaheranywe n'agahinda hari nk'uwambabaje ejo bundi ndi mu Rwanda bambwiye yiyahuye numva mbirambabaje cyane kuko yagumya kugaragaza ibimenyetso bya depression mumubwira uriya mugenzi wacu warokotse jenoside yakorewe abatutsi waheranywe n'agahinda nyuma y'imyaka 32 n'ubu ngubu bikaba bikimukomereye ngira icyo mumubwirira ubona cyaka kwe kongera kumurema akandi gatima hari agatima abantu bose bamuha mu myaka myinshi ariko hari n'akandi yakakwiye kwirema mu gatuma noneho nyuma y'imyaka 32 yakongera akanahagarara tukamubwira ngo ntago ari too late uriya warokotse jenoside buriya icyo namubwira nuko yareka kwitekerezaho wenyine kuko nanjye nza kwitekerezaho nanjye namaze imyaka erega mfunze ntashaka no kuvuga ariko natekereza ko abacu badukeneye aho bari niba bumva nabatekereza njye nkitekereza hanyuma nkavuga nti zagerageza uko nshoboye mu ntege nkeya mfite uri wo nguwo ni wa wundi witekerezaho gusa akagira kandi abanzi bacu nta kibashimisha nkacyo iyo babonye ubabaye bataye umutwe babaye umusinzi babaye umuduroge baravuga ati dore ka kandi ko kwa kana kasigaye ko kasigaye kameze ariko nizo nkovu mpetse niyo nciye imbere yakambona nta kinshimisha nkacyo iyo banyitegereje bakabona ko mpagaze nemye kandi mbaruta ako niko gusubiza agaciro nyagaciro abacu nta kindi badusaba nukureka kwikunda
kureka kwikunda nta n'ikindi cyabinteye kandi bikantera imbaraga kurusha n'isengesho kurusha gupfukama ntacyo nkora. Ma vengeance est de vivre. Kubaho. Reka bari naho dusoreza ikiganiro tubeho umuryango wawe umeze ute? Haryo ufite abana bangahe ubu? Ubu ngubu mfite umwana umwe umuhungu afite imyaka ingahe? afite imyaka 3. Wow. Nta mahwa. Yitwa Etani Muzigura ni izina rya data. Nubwo nta foto ye ngifite ariko iryo zina uzaribonera mu arifite ku byangombwa bye ntago rizazima kuko Etani nubwo afite n'iryo Kristo ariko yitwa na Muzigura. Izina rya papa aza papa ni ndenda mvuga nti dore witwa muri tirano. Yazina bashaka ko rizima yarazutse. Zuka mu kwa kane. Ubundi kuri Pasika Yezu niwe wazukaga wenyine. None natwe turimo turazuka ni ikintu gikomeye cyane. Madamu yitwa nde? Yitwa Jeanne Mukandayisenga. Ntago unyumushyiraho ikibasumba se? Umuntu yakubyara umwana nta n'izina bamubonera. Izina bamubonera. None se kureba ka kaboko baciye kashibutse yajisho bakuyemo Etani afite amaso yombi nta nkovu afite amaboko abiri. Ubwo urumva se ntarihoreye. Cyane. Hari akantu nakubwiye sinzi niba wakumvishe. Etani afite imyaka 3 ariko nta mahwa. Nyine niba ndavuga turabona imizi. None se nubwo bantemaguye ahantu hose bibagiye kwica. Urumva irakora nayo irandika nose ntiyanditse. Imana irakora kandi irandika kuko niyirema. Imana niyirema yandika no mu kwa kane cyane irarema kandi irema igihe cyose. Hanyuma reka dutange umunezero kuko ndashaka dusoreze ku buzima kuko nibwo bazi ko batazagwa nibwo dusorejeho. Guha umuntu ubuzima ibyishimo umuntu yakakwiye kubifata gute mu buzima kuri sero cyase icyo Reverie atekeza kukibita ibyishimo n'ubuzima abantu bakakwiye kubufata gute? Guha umuntu ibyishimo ni nka kuriya nubwo bigorana temonya no kugira gute. Ku bwanjye mba numva bamuhaye umunezero abaca aho bari. Bakabona ko iyo bavuga bibagirane ukabavuga amazina. Guha umuntu umunezero ni kugerageza gukora ibyiza kuko turi abantu nta muntu utagira defo ariko iyo uvuga uti ndagerageza ndakora uko nshoboye nibyo ntashoboye ntago babinziza. Zaba naragerageje si kimwe nuko nagenda hariya ngahamuka singira icyo nkora nibinanira nzaba nagerageje. Nzaba nakoze uko nshoboye kandi nuko navuze nta kindi abacu badusaba ntago badusaba bya mirenge juste kubasubiza agaciro nkuko mu Rwanda bwo ngo agaciro usubiza agaciro nyagaciro. Kera barabatinyaga abacu batabakanze ariko mu munsi umwe bafata imipanga babaca ingeri. Barabafomoza barangije baranabatwika n'amafoto baratwika. Donc mu gihe cyose nizere ko nzakoresha imbaraga zanyu bishoboka. Mu Gifaransa bavuga ngo j'espère pouvoir aller au bout de mes forces. Cyane Reverie sinzi nimba hari ubutumwa usugira abakunzi b'ikiganiro cyanjye Alice Dione yabwihariye cyangwa se nubwo ufite bwihariye bijyanye no kwibuka umwaka ku 32 reka bari bwo dusigira abakunzi ba Alice Dione. Nababwira no kuzacika intege kandi ko byose bishoboka. Nabakeya nk'abo barescape biyahura nimuhura tuzasindagizanye dufatanya akabando k'urugendo ngo bishyize hamwe nta kibananira. Sindagizanye unaniwe tumufata akaboko maze tuzaruhuka ruko abacu barenganuwe. Nubona uwahungabanya ntukamuvebe umuhamagara umuganire
n'ibintu bimunanire ariko wowe waramugiriye inama uko ubibona si kimwe nuko wamutererana ngo ugende uririmba ngo kariya karamutse kariya kuko abantu twese ntabwo tugira imbaraga zingana zo kwihangana. Byiza cyane. Hanyuma igitabo wenda tugenda abantu bagikura hagana iki kibarizwa hagana he? Ayo igitabo wakibona mu library yose na hano kirahari hariya kiragurishwa. Online hari kiba kuri internet kuri Amazon kirahari. Yes, mujye kiri mu ndimi 5 mu Kiyapani, mu Gipolone, mu Giswedwa no mu Gipolone. N'icyongereza n'igifaransa rero. N'icyongereza n'igifaransa. Igitabo tuvuga ni iki ngiki ngira ngo cyose arimo arakibereka neza cyane, cyitwa Genocide My Story in Rwanda cya Reverien Rurangwa. Kirimo niyo mpamvu nanze kuganira cyane twinjiye mu mateka menshi cyane kandi yabyanditse birimo hano mu gitabo ko ndifuza ko mukigura mukagisoma mukahana abana bakamenya amateka nk'uko twabigarutseho, mukirebe neza mukigure kuri Amazon ndetse mugena mu ma library atandukanye muzagisangamo. Reverien, ndagusaba invitation nzaze muri Suisse rimwe tuganire nsure n'umuryango, nsure na Ethan na mama we ndetse tunatembera iyo misozi imeze nk'iyo Gasabo kandi ngushimire cyane. Ni karibu cyane. Urakoze cyane. Urakoze nawe ubwo buriya ufashije buriya nawe akazi kawe buriya ntubona ukora ama emission nabyo ni uburyo bwo gukangura abantu. Ntibazavuge ngo ntago bamenye cyane, bazavuge ngo ntazabona icyo bitwaza. Ntuzigere uvuga ngo ntiwamenye. Alice Dione yaragerageje, Reverien yaragerageje, n'abandi benshi tujya tumva ba Immaculée ba Murekatete bande ni benshi cyane bagaragaza ukuri ku byabaye mu Rwanda. Arakoze cyane reka tumushimire Reverien twabanye uyu munsi. Reverien Rurangwa rero akaba ari umwanditsi w'ibitabo, akaba ari warokotse jenoside yakorewe abatutsi mwaka 1994. Jenoside yamutwaye bose mu muryango we, nawe ubwe habuze gato n'Imana ni Nyagasani, ariko burya nkuko yabigarutseho hari Imana ivuga tuya muntu aje kugira ngo aba bandi baba bariho amateka azaza n'abandi kugira ngo bamenye ukuri. Hari ijambo yavuze rikomeye cyane ati yebirangwa kwigisha abantu bakuru, aya namuvuze mu izina wamwiciye umuryango ati nimba uriya muntu aza akica abantu akica abana bazaza bakecuru ngende yigisha abakuru bati ariko wa mwana we wowe ukuri iki kiganiro Alice Dione yakubwiye ati wowe igihe cyose uzashaka uziga kuko nzakwigisha, wowe uracyafite amahirwe no guhitamo, ariko nawe mukuru ibi abakubwiriyemo muri filosofi uba ugomba kumenya igikwiye gukorwa. Reka rero mbashimire cyane. Igitabo mujye kukireba kuri Amazon, Genocide My Story in Rwanda cya Reverien Rurangwa, mukirebe muri Amazon, mubirebe mu ma library, yababwe ko biri mu birimi bigera muri 5 byose. Hanyuma rero ikiganiro cyo nakagaruka ntahangiye, Alice Dione iracyahari, Reverien yavuye mu Busuwisi ni kure, twahuriye muri Amerika muri Grand Rapids. Ngumya gushimira rwose RCA ya Grand Rapids, nshimira na Ibuka yateguye bafatanyije gutegura kino gikorwa, bakoze akazi gakomeye cyane. My brother ndimo ndamureba hirya Paul Nicole, namwe ndabapepeye cyane, mwakoze cyane kumfasha n'abandi mwese. Reka rero mbashimire nshimire cyusa behind the camera, team yose ya Alice Dione yanjye nari Alice Udi, namwe mwari mwebwe, Uwiteka abarinde. Bye bye. Check 1 2. Mwiriwe mwaramutse aho muherereye hariho hose, ni Clarisse Muhongerwa ubagarukiye. Bamwe wenda bambonye kuri podcast ya Alice Udi on air, turi kuganira ku bintu bijyanye na finances, aho yazaga kunsura muri office yanjye. Nje kubashimira cyane cyane abantu banyandikiye, abantu bampamagaye, abantu bakomentinze kuri video twakoze. Nukuri nasomye buri comment yose, nasomye buri message yose, nubwo ntabashubije individually, ariko mwumve ko nabisomye kandi nabyitegereje. So ndabashimiye cyane kuri feedback, ndabashimiye abambicins out, ariko nisegura cyane no ku bantu ntashoboye gufasha bitewe n'ibihugu baherereyemo. Ntago ndamenya financial system yo mu bihugu ntabayemo cyane cyangwa se ntizemo. Ndi familiar cyane kuri US na a little bit na Canada, ariko nk'abari mu Rwanda ndacyabyigaho, wenda muri future hari ukuntu wenda nzabafasha, ariko kubw'ubu ngubu abantu bo muri US na Canada nibo cyane cyane dukorana nabo, ni nabyo bigo binini buri financial industry dukorana nabyo. So mfitemo information ishobora kugufasha. Again no kubashimira, ariko noneho nshaka no kubasobanurira muri detail y'ibyo dukora, kuko video yari ikiganiro urebye nka introduction, ubwo yari yaje kudusura kugira ngo mutumenye ibyo dukora ni iki.
tuvuge nk'ubu ngubu uri business, ufite business cyangwa se wifuza gutangira business, turakugira inama muri business planning, cyangwa se n'ufite existing business tugufasha muri tax planning. Ibyo bikora gute? Ni ukuvuga ngo muri iki gihe muri US abantu bari gufilinga taxes, okay? Guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa kane baba bari gufilinga. So icyo gihe ni igihe wishyura cyangwa se bakugaruriza amafaranga bitewe n'ukuntu wafilinze cyangwa se n'uburyo winjije umwaka washize. Now hari abantu bishyura kubw'ubu kutamenya strategy zo kugira ngo basevinge ayo bishyura. So turagufasha ku making sure ko icyo gihe kugira ngo wishyure tugufasha muri tax planning. Ubu ngubu muri uyu mwanya guhera mu kwa mbere kugeza muri December turi gufasha ama business ukuntu baza strategizinga umwaka utaha ntibazishyura imisoro munini kuruta uko bagombaga kwishyura, you know. So niba uri mu business wona ufite ikibazo cy'umusoro wishyuye last year cyangwa se wishyuye umwaka, tugane tukurebere wenda uko waba warabikoze cyangwa se forms waba warafilinze twagufasha. Ikindi wenda navuga ku bantu bashaka gusevinga for retirement. So hari igihe ushobora kuba ufite ikigega nka 401k cyangwa se ushaka gusetting up retirement account, nawe turagufasha bitewe n'ikigero ugezemo. Retirement burya uyitangira igihe ushoboye, level yari yose uriho financially ushobora gutangira ikigega cyo gusevinga. Ikindi cya gatatu tuvuge uri umuntu ukunda kuvuga uti ejo hazaza hanjye hameze gute, wita kuri emergency fund, wita again kuri savings, nawe tugane tukubwira inama uburyo ushobora kuinvestinga ahantu cyangwa se gutangira kuinvestinga cyangwa se gusevinga ku buryo uvuga uti ndi gusevingira inzu, ndashaka kugura inzu muri future, cyangwa se gusevingira emergency fund, cyangwa se gusevingira cya gihe ushobora kuba udafite akazi. Erega ubu ngubu ufite akazi uratekinga care bills zawe n'ibiki byose, ako tekeza wa munsi utazaba wakoze, ese ufite emergency fund cyangwa se ufite backup y'icyo gihe. So ibyo nabyo twakugiramo inama. Ikindi wenda ni ukuvuga ngo tuvuge ufite umwana, ufite abana urashaka kuba savinga for college. Abantu bari muri US barabizi ukuntu college ihenda. Uyu munsi niba ubyaye umwana afite umwaka cyangwa se afite amezi angahe, ushobora kumusevingira for college, washyiramo $50, washyiramo $100. Ayo mafaranga bitewe na interest ubona arageraga kaba amafaranga hagije kurya adakeneye gufasha student loans. Wumve anything financially, wiba wicara ugatekereza ati ukaba ufite akabazo financially, mu by'ukuri nibaza ko hari ikintu twagufashaho. Nibyo tudashobora kugukemurira twakohereza muri network yacu bashobora kugufasha. Dukorana n'ibigo bikora ibintu byinshi bitandukanye. We meet you halfway bitewe na budget yawe, bitewe nuko wifashe. Ntiwumve ngo ni ibintu by'abantu bagezeyo cyangwa se abantu bafite amafaranga. No, waba ufite 100, waba ufite 100, waba ufite 10, waba ufite miliyoni, aho uri mu buzima bwawe niho tugusanga tukagufasha tukakugira inama. So again, nitwa Clarisse, I'm a CPA by profession. So any questions waba ufite zijyanye n'imisoro, zijyanye na financial services, cyangwa se umuntu wumva ari stuck mu buzima bwe akavuga ati I need a switch, ndumva nshaka kwinjira muri financial industry, ushaka career change, nawe utugane. Dukorana n'abantu baza kwiga just kubumenye cyangwa se bakabikora on the side. So twakubera aba mentors, twagufasha ku stepping in muri industry kugira ngo nawe ugire icyo wigamo cyangwa se ugire icyo wumva wakuramo. Ndabashimiye cyane, byari ibyo nashaka kubabwira. Nongera nshimira abantu ba reaching out, abampamagaye, abakomentinze, narabibonye byose kandi nukuri nabo ntarasubiza, mwumve ko nzabasubiza. Again, thank you so much. Let's keep in touch. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this.